Reka mbasuze kandi bivuze byiza mwe mukomeje kudukurikira kandi mudasiba kudukurikira umunsi ku wundi. Reka dureze n'ikaze abakunzi bacu bari muri diaspora, aho bari bumve ko tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Yitwa Kagarara cyangwa se umwite kuri ubu ngubu Ashton dore ko yamaze no guhindura amazina ye ku mugaragaro. Ni ukuvuga ko nyine imbuga ze zose yamaze kuzita Ashton. Byose byaturutse kuri Ashton dore ko uyu nguyu ari umunyamerika ufite izina rikomeye cyane hano ku isi. Ubu ngubu bari kubarizwa ku bihugu bizenguruka umugabane nyine wa Afurika, ni ukuvuga nyine ibihugu byo muri Afurika, dore ko abangaba baherutse mu gihugu cya Ghana, dore ko bazengurukaga nyine bazwiho gukora imyitozo ngororamubiri. Gusa uyu Kagarara yatunguye nyine uyu Ashton amusanze rero muri Ghana, aho babanje gukora push up, ubundi Kagarara abasha kumutsinda, arangije aramubwira ati tugomba kuzengurukana ibihugu byose nsigaje kuzenguruka hano muri Afurika. Inshuro rero uwitwa Kagarara yamaze guhabwa imodoka nziza cyane, imodoka y'abajejeta franga. Ubwo bari live ku rubuga rwa Kick, uyu Kagarara niyo nyine Ashton yamuzengurukije mu ruganda cyangwa se ahantu nyine hacuruzwa imodoka, ubundi aramubaza ati ushaka iyihe, urahitamo Ferarri cyangwa se Bugatti. Ariko yamubwira ati mbere yuko iyi modoka nyine tuyivana cyangwa se tuzayigendamo, nuko tuzabanza kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubundi tukabanza tugatembera ahitwa Miami, ubundi twibereye muri iyi modoka ya Ferarri, dore ko nyine ari uyu Kagarara yaje guhitamo. Uyu Kagarara amaze kubaka ibigwi, dore ko amaze kubona umunyarwanda wa mbere umaze kuzamura izina ry'u Rwanda akoresheje imbuga nkoranyambaga mu buryo budasanzwe, dore ko kuri ubu ngubu ari kurebwa n'amamiliyoni atagira ingano, yujuje abasaga miliyoni 100 ku rubuga rwe nyine rwa Instagram, dore ko nyine ari video yashyizeho imaze kuza rero kuri ubu ngubu yanamaze no kurenga views miliyoni zirenga 100. Ni ibintu bitaba byoroshye rero kandi bifite n'agaciro cyane, dore ko kuri ubu ngubu Kagarara yamaze kuba international. Uyu Ashton yamwemereye rero ko agiye kumufasha ubundi kuzuza n'aba followers barenga miliyoni, nkuko rero yabifashije n'uwita nyine Ashton wo muri India, nawe rero akaba yaramufashije kuzuza aba followers barenga miliyoni, ndetse akamuha n'imodoka ihagaze asaga miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse nyine akaba yaramufashije byinshi, ndetse bitezwe yuko uyu Kagarara nawe hari ibyo azafashwa bigiye bitandukanye. Gusa mu bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga ntago bavuze rumwe rero, bitewe n'uburyo uyu Ashton yabwiye Kagarara ati uzareka ibyo kwiga cyangwa se nyine by'amashuri abireke abayagarika ubundi yishingire ishuri rye, dore ko kuri ubu ngubu yamubwiye ko amaze kugira izina rikomeye cyane kuba bamaze guhura. Ese Kagarara azahitamo kureka ishuri cyangwa wowe urabona bitari bikwiye? Uraza kutubwira hano muri comment.